Yes, bibe byiza ko rimwe mudukunda kandi mwakoze subscribe kuri channel yacu Ubusi Arikado aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Twongeye kwishimira kubasuhuza ndetse no kubifuriza umunsi mwiza. Umunsi ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Tubifuriza kugira intangiriro z'ukwezi nziza ndetse muzahahe muronke muri uku kwezi, muzabone ifaranga byinshi, mubone buri kimwe cyose, amahirwe n'imigisha kuri mwe mwese. Tunabasha kwihanganisha wowe wumva utameze neza, wowe wumva wihebye, wumva ibintu bitari kujyamo neza, ntiwihebe. Gira kwizera, wumve ukomeye, wumve ko ejo ari umunsi mwiza kandi uzazana ibyiza. Ibintu bizagenda neza. Kujya gucika intege mu buzima nibyo bibi. Ibyo bibi, hari benshi cyane bari hasi yawe rwose bihebye kugera kuri wa munota wa nyuma, ariko nanone bitarakunda ko bimwe byabarenze bibarengana. Rero gira kwizera, wumve ko ukomeye, ibintu byose bizagenda neza. Uyu munsi ibintu biranga, ejo bikemera. Ubuzima nyine nuko buhora, ni hasi hejuru, hirya no hino, pape. Umunsi urabuka ikubita hasi, amazuru n'amavi byose bigakoka, ariko ejo ukabyuka ukabona none uri gukora ibintu bikagerageza kucamo gake gake. Ibi byose rero burya ntabwo tuzi uko bigenda, kuko umuntu atabaza ejo. Iby'ejo nyine biharira ejo, ukazabibara ubigezeho ubibonye, ariko nanone ntabwo ahahise haba hagomba gutuma wiheba. Ejo ni heza, abemeramana bujya babyumva cyane. Hari indirimbo kera najyaga numva baririmba ngo ejo ni heza n'ibiki byose. Nibyo bavugaga. Ejo n'undi munsi ntiwihebe, bucyana ayandi. Murabizi cyane, baririmbye bakunda kubiririmba kandi koko nibyo. Ibintu birahinduka, biza tubireba, kandi ntabwo ari uko wenda haba ari ku bushake bwacu. Uyu munsi rero ni itariki ya mbere nk'uko natangiye mbibabwira, ikaba ari na konji ku bantu bose bitwa ko ari abakozi. Bafite amakonji rwose ari pororonje aryoshye, bagiye kuryoshya. Abajya ku mazi banyarukireyo, udutenda badukore kahave. Ariko nta n'ukundi byagenda nyine, niba babashije kubona ubwo bushobozi bagende benjoyinge nyine, barye ku buzima, dore ni bugufi. Ariko nyine ntibakibagirwe ko ejo ari umunsi, cyangwa se ko ubuzima nyine ari injyankuge, nabwo uraburya nabwo bukakurya nyine. Ntabwo biba byoroshye, ni ubuzima. Ntabwo biba byoroshye kabisa. I Nyarugenge ibintu ni hatari kabisa, biracyagorana. Mwumva inkuru ku mihanda, kuri social media, ibintu bimeze nabi, abantu bari kuryana, ibintu byacitse, ubugambanyi, ubusinici, byose nyine ntabwo biba byoroshye. Abantu ni abantu, bakora ibintu byose, ibitangaza n'ibitari ibitangaza byose biba mu bantu. Umuntu arimo ibintu byose bibaho, ibyiza n'ibibi byose, ubutaka, amabuye, byose bituye mu muntu. Umuntu ni umuhatari kabisa. Mu kanya nari ndimo ntembera mu karitsiye, ahantu samuweya quelque part, nibo nabonaga abajama n'abatipe babiri bigize ba sekidende bakatakata, ariko ukabona ni abantu badasanzwe muri karitsiye neza.
sinabyitaho, ugahura n'abandi bantu ukabona bari kubareba cyane nkaho bidahagije, mugani wanafunze. Nibwo umwe yagize gutya yinyabya mu gipangu, bakundi nyine abanyamujyi baba biherereye iyo ngiyo mu nzu, yibereye ku masikirini bakororinga birebera udufilime hafi aho, aba yanuye umwenda, aba yanuye n'undi, yanuye agakweta, aba anaze mu mufuka, aba ajugunye inyuma, undi aba aragasamuye, aha bagiye ahandi, bageze ahandi induru ziba ziravuze, baratangatanga ati karabaye, induru bayiha umunwa ati mubafate, barasimbutse. Sinzi ukuntu umwe yasimbutse abaguye ahantu muri rigori ukuguru gufatamo, abavugije induru ati muntabare ndapfuye. Nanjye turapfuye we, urapfuye ugize sekidende, uri kujya kuzegura iby'abandi byose birundarundura bitwaye, none barimo barakubirika n'amabuye n'ibibando batahangije, none uri kuvuza induru ngo urapfuye. Ngo niba yambugo turapfupfuye, ati ibyo abandi babijyanaga hesha, biherega bababwira ngo mukore none mubishaka ngo murajye mugizimejeje, mugenda muzegura iby'abandi mutwara mu nyuma babaha duke duke, none baragufashe ukurira ngo urapfuye. Ahubwo baragufata bakwicira rimwe sha urabeshya. Nuko rero abaturage nabo nta mikino baba baramufasha, bagakubita ikofe mu ijigo, undi agakura izuru, undi akarasa mu jisho, undi agakurura amatwi, undi akarasa mu nshenje n'iki n'iki. Abana barahuraguye bagira intere, cyakora baje kurokorwa n'abayobozi, nibo baje batabaje, abayobozi baraje bakubise ipingu babicaza nk'hariya, si uko barya udufoto. Ubwanyu muraza kubibona kuri za TV1 na za BTN, bari bateruye, bari bafite imifuka 19 yose yuzuyemo impuzu. Impuzu ni imyenda mu Kirundi, neza urumva ko bari bafite isoko ryose ni baro. Ariko rero kuko abantu baba bari maso, ngo uzaba ijisho rya mugenzi wabo, ntabwo byaje kuborohera. Rero babafashe barabanyukanyuka, babibutsa ko hano turi i Nyarugenge, ibintu byose ugomba kubikora ku bugenge cyangwa bukakugegena neza. Ntabwo byari byoroshye. Rero harafashe nyine babashyira ku ipingu, ubwo nawe urabyumva, tayari bagiye kubajyana kubakanira urubakwiye, babamanure fiyo zabijojerwa, kubahambira babigisha ubwenge n'umuco no gukora iboko byinshi n'amazi menshi cyane. Ubwo rero bantu ntabwo i Nyarugenge byoroshye pe, ntabwo byoroshye. Ubwo ngubwo ni uko bibagendekeye abo ngabo, ubwo n'abandi ni aho ngaho. Mujye muri menye nyine bantu mukorakora, namwe bantu mwumva mudashaka kuboneka nk'umutekinika, bizabakoraho. Cunga sana, ntabwo ibintu byoroshye, ntabyo kujya kwitisatisha ufata akantu k'umuntu cyenyege. Hano bari kwishaza, amafaranga yarabuze, inzara imeze nabi, waza uvuga iki? Iryinyo bararirandura wowe, iryinyo bararikura bakakumeneza rupongo, umusaya ukasama, imizangati bakayivuna, imidondoro byose bakagukura sarupongo neza. Uzi gufata amafaranga yabuze gutya, umuntu arakorera 2 ku munsi, akakiryamo akagikodeshamo, akanasagura, akazagura agapantaro, maze gukora imihizi 900.